Bimeze meze nsa urasa neza. urasa neza bishire Ngandebe. Ndasa neza kandi mu kazi. mu kazi ariko se gusa neza no mu kazi koko burigiye kubusa neza nawe urabizi ariko bebe baba nose reka nkubaze kuki uje kunda mu kazi koko kandi ubizi ko boss wanje akazi ibintu uragira ngo nakazi nzakabure koko akomba nawe ukumbuye neza urabizi nako ngukunda nyine ndabizi nanjye mba nkukumbuye gasubize hase kubera ikintu utagifata telefone rega nawe telefone nawe nakubwiye ko musaza wanje aramfuhira icyo ni icyambere nago ambonye ndi kuvugana n'umuhungu yambaza uwo muhungu wari we uragira musaza wanje muzashwane noneho ntago mbyifuza sheri ntago mbyifuza none ndebera no ku kazi nakubwiye ngo basi mbabarira nose nk'uko utari wananteguje koko ariko jewe ho kurira ndahazi bebe ntayikuzanga nkabaza niba hari nka oya ntago ari sawa ibyo bintu rwose nze kumbwira ngo duhuriye mu nzira nibyo byiza gutya no se hari icyo bitwaye hanga ahubwo nungu bari oya bebe nukuri basi juma time urabona just mba nagukumbuye nkaguhamagara nufate phone byagenze bite kwe nta kibazo cyari mwiza bebe thank you nani sikubera ikitahe ngahambwira impamvu utafata telefone ahubwo ujye ureka ngiye nkwihamagare kuko niko nakubwiye ureke ngiye nkwihamagarire nubona unkumbuye cyane ureba amafoto yanjye nzanguhamagara nzanguhamagara uzajya ureka nkwihamagarire asurushye nawe ugumva atakizamuni gikomeye none ndebera no ku kazi nakubwiye ngo basi mbabarira nose nk'uko utari wananteguje koko ariko jewe ho kurira ndahazi bebe ntayikuzanga nkabaza niba hari nka oya ntago ari sawa ibyo bintu rwose nze kumbwira ngo duhuriye mu nzira nibyo byiza gutya no se hari icyo bitwaye hanga ahubwo nungu bari oya bebe nukuri basi juma time urabona just mba nagukumbuye nkaguhamagara nufate phone byagenze bite kwe nta kibazo cyari mwiza bebe thank you nani sikubera ikitahe ngahambwira impamvu utafata telefone sinakubwiye se ni musaza wanjye ujye ureka ngiye wundi nkwihamagariye mbare byagushimisha se yego nose ugiye ningukenera basi nyine nzajya nkwamagara nose ngiye simba ngukeneye uzajya utegereza nkwamagare oya ngiye ndumva byiza nangwamagara nanjye ndagukumbura reba nka nimugoroba naguhamagaye wanga kwifata nimugoroba naguhamagaye inshuro zijya mu 8 zose ya missed call ufite muri phone none ese undi wowe ujya tuvugane buri mwanya ngiye buri segonda uba nkumva shaka kubaza uko akazi kagenze uko raye none nimugoroba ugiye kuryama kenshi uhita wiryamira nawe no kumbaza ngo naraye ne uza akazi kanye uje iki ku modoka itanangonze oya nese nuri muzima oya no tunturimo ay kushe wanje nase urumva nyema nagukumbuye nyine uzibona nawo nyine nase tugere ku kazi basi oya tumwe n'agacupa oya mu kazi mva tunasangire sheri oya ngareka nkubwire buretse nzakubwira none nabonye off ubone kuza nitunangiye nahari yabakozi babanzi abakozi batubona ne ntago macaka ibintu byacu bimenyekana cyane naga ari byiza batazana kuntwarireka ako she nawe byo rwose nase ko abakobwa biyi minsi baby wapi naga ari yemba shaka kubyibuza twicara tukanywa n'agafanta aho ukorera baby bakabona ko ufite na sheri naga nose bigumya ari privé ari cyo bitwaye ubushaka ko abantu bose bahita bimenya ko kanya uzi ko abantu banaroga ibyo wari ubizi ako she ndagukundira bizi nyine banifuza kuba proud y'abantu hose uzi ko kazi none bangirira ishyari bana kuroga wewe ni bana n'abakobwa uragira ngo bazakuroge hako bebe cyangwa uragira ngo ngiye uzambure banyishe ashana nago bakwica ubwo bavuga ati proud uri proud ya none si uri kundusha abantu dukorana uri kubandusha none se cyo bagutwara turi kumwe ndi kukubwira ngo bakwijisha bakigira indyari nyine bakakoreka ko babyishimiye ariko do wahava babune niba uko imva icyo bashoboye cyose bagikora babuntega cyangwa bakabumpa mu biryo uragira ngo abantu abakozi bose bazanyange kubera umva baranagumiwe noneho ese usheri ubunzanga uzi umukobwa agumiwe ukuntu abameze ndabyumva sheri ariko ikibazo nawe uzisharagira nurizi uragira ngo noneho bazajye bangirira ishyari bazaneze na boss banambeshyera kandi boss wacu shabura yumva amabwire boss wacu abyumva sheri ariko nanjye mbakumbuye majya ngo tuganire ku byanjye nawe urukundo rwanye nawe urabona nawe usigaye nyine mu mwanya
nabigusobanurira kuva mu kazi naniwe nkabura n'umuntu mbwira ati sheri akazi kagenze nyine umva mbigusobanurira reka nzajye nkiyamagarira wishaka sibona ko ngukunda bibiri ngo mvuye mu kazi usko n'ubu ahubwo bashobora uragira ngo banyirukana ahubwo reka ngende no byibuza reka tugende twicare by'umunota 3 ku kazi ariko rero nanga kutumva nawe nicyo kibazo cyawe ndakubwiye ngo abakobwa bakuru ntuzi ukuntu bagira amashyari ntuzi uragira ngo banyica akakanya none tutaranabana akurabizi nanjye ko ngukunda nyine ndabizi ko nkunda ikibazo cyawe nose rega nubwo nuko wanunguye we ahubwo reka njye mu kazi turaza kuvugana sibyo siko udafata telefone nizanye ubona nizanye ahubwo nuko nyine basubiye sibiswa ngukunda ndagukunda cyane pe ariko urabiza abantu bararoga nabigusobanuriye kuva kare sinzi impamvu ahubwo utari kubyumva kandi ikindi nabakozi nubwo twemerewe rwose gusangira n'abakiriya uziko boss yahita mfata nk'indaya uragira ngo umukunzi yawe azamufata ahubwo ngira ngo nubwo mwakira abakiriya neza nyine uragira ngo umukunzi boss ntago abikunda ibyo abayumva abakobwa be twigurisha nyine abakobwa akoresha turi kwigurisha uragira ngo bazajye bamfata nk'indaya none bahita bananyirukana bavuga ngo ndindaya ngo nicyo banyirukaniye ushaka gukundana n'umukobwa utagira akazi sheri ntabwo natuma ba ukazi ariko nanone byibuza nkaza ku kazi kavuga sheri wanje ukanyakira nyine tukaranga nabigusobanuriye rwose bebe ahubwo ikiza nuko waba ugiye turaza kuvugana kuri telefone sibyo kandi none nukajya ninjoro nubwo ari byiza nukajya umpamagara ninjoro naga isa musaza wanjye tuzajya bibona na mu gitondo kare kare ntukajya umpamagara cyane ubundi utegereza nk'uyamagare nibyo byiza ndagukunda ibyo ariko rero birabangamiye nyine ariko ndagukunda nyine ndabizi ko nkunda nanjye ndagukunda ahubwo mva wapanga hazazi wawe niyo nahamara iminsi nyine itari myinshi nk'umunsi umwe iminsi 2 yego ibyo urabyumva ute ako nva nkumbuye telefone uzayifata nakubwiye ngo ntuwongere kumpamagara ahubwo kuko ngiye ntuwongere nzajya ngiye nkihamagarira erega ndagukunda sinzi impamvu utabyemera ikibazo ariko subyemeye ikibazo sheri nyine urabyemeye urabinyemereye biranga nkaguhamagara reka byemere ase baby kandi nanga ko ibintu byose wowe utabyiwe byemera ariko byemere nzajya nkuyamagarira sibyo ikibazo sheri utegereze n'uyu munsi ndakwihamagarira kandi no kuza ku kazi ntukagiza ku kazi nzaya nguma mu rugo nyine noneho ngo uhamagare uzeho ako nugifata telefone basi ntukama mabuja I love you sheri ngiba romantique ndagukunda urabiza ariko ngaho none uzajya uhamagara nzajya ngiye nkuyamagarira ngaho genda ngiye mu kazi ntunansezera basi babyandenze ngaje I love you too nta kibazo wegenda se basi kankurebe basi ugenda rega rari mbashaka kureba nuze ariko ntunkurikire bye ndagukunda bye sheri ariko nari kuza nyama ariko zo ko biraraje ngagenda nyine ashareka oya Mega baby. Baby. Taba. Kundi umuntu kari guhamagara ni witabe. Nakwitabye. Meze utese. Nso. Meze bo.
Nduresha. Iki? Naki? Kuri TikTok se? Ko ariyo mbona igutwara. Ego. We se we ntabwo uyikunda? Ndayikunda. Rimwe na rimwe nyine. Iyo biri ngombwa ko nyikoresha mfite akanya. Nari ngukumbuye. Nari nkumbuye ibihe nk'ibi ngibi turi kumwe. Basi nibura nkubona hafi yanjye nyine twishimye. Nta kibazo gihari, tutavugana nabi. Nimbikumbuye. Basi uyu munsi wakoze kundemera ibi byishimo. Ndabizi narakubabaje cyane. Narakurakaje mubwira nabi ariko nanjye niyanjye pe mbabarire sibyo. Ya nta kibazo. Urambabariye? Yego. Ukwiye ku mutima. Ni ukuri. Gusa reka nguharanire imbabazi. Ya ahubwo basi nyine ndakwinginze ntuzongere kunsiga. Nyine ntuzongere basi kumbabaza tu mu buryo nka buriya. Bishobora ko nawe wenda atari ibintu wapanze. Oya pe. Ariko basi nsezeranya ko biriya bintu nyine basi bitazongera. Ntabwo bizongera. Sure. I promise ntabwo bizongera. Thank you. Osha urankunda ko nanjye ndagukunda. Ariko urabikwiye kwe gukundwa. Gute? Yeah. Ko nyine nyuma y'igihe kinini cyane. Cyane ariko cyane ndetse cyane. Ari we muntu nongeye kubona nyine nkumva umutima wanjye urakwishimiye. Nkaguhitamo. Ko uri amahitamo yanjye ntabwo ari ibintu nagiye gushakira ahandi hantu cyangwa se ngo mbyihingemo. Oya. Nse bibundi nkundira iki nyine ikintu ukatisha iki ngiki. Uko uri nyine wowe wanyawo wowe biyizi wowe ugira udukosa rimwe na rimwe. Wowe rimwe na rimwe unshimisha nyine uko nguko. Ko niko ngukunda. Nje rimwe na rimwe ugira udukosa. Ya ariko nabyo ni ubuzima. No ni ubuzima. N'utundi dukosa ndabizi ko ushaka kuzongera ukadukora. Aho umva se ariko basi wagiye ukunda ko nkubwizukuri. Uzi impamvu? Ibyo byose n'amakosa ubwayo ni kimwe mu bigize ubuzima tubamo bwa buri munsi, sibyo? Nta muntu n'umwe uri perfect. Nta n'umuntu uzigera akora ibintu byiza gusa, sibyo? Ahubwo ikiza ni uko ukosa nyine ukamenya ko wakosheje kwikosora. Rero ngiyewe nishima nawe kuri kose byo wakora byose no kuba basi nyuma uhindukiye ukagira umutima ugasaba imbabazi. Umuntu basi ukubwira ati mbabarira uwo muntu utekereza ntabwo wasaba imbabazi umuntu uri aho ngaho woroheje kuri wowe. Bisaba kuba ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe wumva utifuza ko watakaza uko niko mbyumva ngewe cyangwa se nako biri kuri ngewe. Ya rero ngukundira uko uri none niko ngukundira. Ntabwo ari kwa kundi wari ureshe ko bishobora guhinduka. Ngukunda buri munsi uko uri uwo munsi. Nanjye ndagukunda. Murakoze kunkunda. Ubuse no ko surprise zawe surprise ubu ntayo mfitiye uyu munsi. Uyu munsi? No. Nayo. Okay, irahari, sibyo? Wait. Tegereza buze basi bubanze bwire. Ndategereje. Uraza kubibona? Mana we. Uracoka? Baby ko nshonje. Okay, nta kibazo. N'ubundi unsutura ikintu gikurikiye nyine nashaka ko twateka, sibyo? Mu gikoni duteke turajyana kandi twebwe ntabwo tubiheruka. Tugende guteka, sibyo? Nituva ndagukorera ka massage k'ibirenge. Urabikumbuye ino? Nuko mbivuze kandi ibyo naribuze kugukorera. Tuvuye mu gikoni tumaze kurya amazi ashyushye ngakumasa ibirenge, sibyo? Kunatomboye. Ubundi ukagenda ukaryama.
turateka iki ariko tunebwe urateka sibyo ngiye kuba nabikora ndabikora ariko uraburi hafi aho tuvugana mbese uvuge ntago ari ugusigana gute ubundi ugomba kunjya kuri mbwira nose ugateka nyine ariko muteye ntacyo ndaza mutere story uzi uribaza ko wasigara hano nkajya mu gikoni guteka sibyo mu gihe n'ubu twicaye gutya uyu mwanya uri hano hagati yanjye nawe ubwaho ni munini none nitekereza usigana ngenge mu gikoni njyenyine oya ntabwo byakunda ngo tugende okay ndashonje mfite umugore ko tugenda ahubwo sibyo katika turuke iminota ibiri oya turaruka tumaze kurya urashonje ngwino no ibiri ariko ndumva nkubwire sibyo umuntu araza kuruhuka mu kanya yingizera sibyo ahubwo mutashave muri ibyo ngibyo ubu se ndorosize mbwira ko utazi n'ahantu oya iki so ari wakora munsi y'intebe gutya cyangwa wakumva hari nk'imbeba ari bugufate so nakimbwira nakaye gako gutinya ntakuzi dukundana giye tumaranye nakuzi utinya rwagihuta niko nekera baby rwagihuta uzi icyo bivuga ni urabizi rwagihuta uzi icyo bivuga ndabizi ni ibiki urayitinya ntabwo uyitinya rwagihuta icyo gisimba sundi kibaho basi se uragitinya cyangwa ntacyo utinya nyine uragitinya icyo gisimba kibaho yego rwagihuta urayitinya cyangwa ntayitinya inyi rwagihuta tugende telefone yawe urayisiga okay tuzisiga ngo natwigire nta kibazo ngwino shima nzamfuje njara banameze nkawe ese bebe uzi ukuntu bavuga nuko ngo nta kibyara ngo ibyare ngo niba ari imondo renga nzi imigani umugani usobanuye iki urumva ariko ngiye nta kuntu ushaka kubura kubyara abana beza nkanjye aje atanameze nkanjye yaba atari uwanjye sawa nyine twajya Kacyiru ukajya gukora iki ntacyo nzi ukajya mbwira Kacyiru bakora iki si uburi gute nabyara umuntu utameze nkanjye tuvugishije ukuri ndabizi ko nawe ntabwo wabikumbura sibyo ariko ndabaje nezera imagine ijisho noneho amarira narira ndi kumva telefone mu bisona telefone zitwasize ari asundambere ko twazisize nine ndi kumva telefone iri gusona kanzenze kandi ni yawe kanziza okay ntacyo ngo kanziza sibyo we need her in the still of the night I'm lost in your eyes. The way you hold me close makes my heart rise. Your love surrounds me like a warm embrace. In this moment with you, I find my place. You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart, you're all I need. I'll cherish and adore you for eternity. You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. Bibo. Ako sila nuga turaka. Nano kunsuza ntani cyakuse bebe. Nka. Nisubize ko ntakoze uno munsi. Kandi musaza wanjye amuzi kunanganira rwose n'ubu asanze ndi kubwira n'umuhungu yanyica.
oya baby susko ngukunda koko ngamba basi mbwira reka nshaka umunsi noneho nzaze tumarane iminsi n'icyumweru nta kibazo nubwo nyine ibyo nkubeshye none bizwa musaza wanjye rwose namara iminsi ngahe ntarara mu rugo ngo abyemere yahita aza kureba aho naraye cyokoza wenda nijoro rimwe sari ikibazo umuzi si rwagabanyitsemo ego none reka ndebe ukuntu naza kureba maze n'ubu turi kumwe umva ansanze kuri telefone n'undi kuvugana n'umuhungu yanyica umva nkubwira ngo reka dupange reka ndaza gushaka umunsi nze kukureba ntacyo nzanarara nta kibazo twishimane ubundi nishyura ideni gusa nzanjye kuvuyemo nsezejana nyine ndagukumbuye cyane pe umva none ibyo byo nta kibazo ngasawa oya nta handi hantu ngiye ni musaza wanjye kugira ngo nyine mbona ndi kuvugana n'umuhungu subizi nawe ukuntu sinabikubwiye ukuntu nawe yigira seriye cyane sawa ndagukunda bye okay Sibite kwa isi wizira hano. Bya bebe ndumva nameze neza. Kwiki mise wabaye iki? Umutwe mu nda ntabwo meze neza pe. Kwa mu nda. Sorry. Niki cyagufasha? Nzaniye nk'akako kagakonje. Okay. Ndabikora nta kibazo. Nyine hangane sibyo. Nari nibashije ikintu wabaye. Ngiye bigiye gushya. Nari ngiye kuzana telefone basi wagaruka. Nari ngiye kubibashije muri salon ndakubura bitanza kureba hano. Nyine pole sibyo. Ntabwo meze neza. Ndagerageza kwitaho ndagushakira amazi ashyushye ukarabe sibyo. Bishyushye kandi ukuntu ibintu bikonje uraza kubivaho. Uraba ubivuyeho. Sindabishobora. Ubundi uzi kumererwa neza sibyo. Ya massage ntabwo ari ibirenge gusa. N'umugongo uyu munsi. Sibyo? Aha. None ariko haracyabura iminota. Kugira ngo turye. Kandi turasangira nasinze kumbwira ngo oya. Ruba nakina bishaka ariko ndarya. Wirwaye nagusha. Ndarya. Ariko nta kibazo sibyo. Kusundi baby. Hari cyo sibundi hari sifite umwanya munini kuzika. Iminota 30. Hari cyo nshaka kubaza. Nyine ubundi havuye mu manager. Uriya manager wo kukabari. Hari undi muntu waba uziranye nawe nyine w'inshuti yawe magara havuyemo we kuko si nta mushuti wawe uraza gusura nta muryango wawe ndabona nyine wagira ngo kandi tumaranye igihe pe ariko nta na kimwe nta yindi nshuti ugira. Nesa njye nta yindi nshuti ngira. Nayo inshuti yanjye ni manager wenyine. Nakubwa amahirwe nyine tuzwa n'akazi turakorana ariko ari mu bantu twabashije kumenya bakambira inshuti niyo nshuti rero yonyine ngira. Impamvu wenda wakibaza uko nguko ngewe navukanye n'abantu 8 ariko ari njyenyine na mama wanjye mu rwari Nyaruguru. Nyuma y'uko ibi byose rero bibaye maze gukura ndumva ko nyine nshobora guhindura n'ahantu uri hano babariye kuhaguma biragoye ukahaba nta nubwo nigeze gushobora gutera imbere kubera ko uguma muri bya bindi byahise nibyo ugumamo. Rero byari ngombwa ko ngurisha imitungo imwe
umutungo w'iwacu umva nyine nza gukorera hano hariya ibyo ubona nyine makorera ntangira ubuzima gutyo nyine nuko nahuye na manager nawe ari umwana muto ushakisha ubuzima ukeneye akazi ukeneye gukora ariko gukora nabishoboye ngira ngo nawe nyine unabibona ya nuko byagenze sinzi impamvu bimbajije bivuze ko wababaye burya ariko nakubonaga gutya ntaca warababaye n'ukuri ndere yakiri ngo ntango nyibabaye ikindi kiza kurutaho nuko aka kanya ndagufite birasa nkaho nyine uri kugenda uziba icyuho gahoro ugiye uzakimara mu cyose aha baye nshimye ntabwo ari ngombwa erega nyamuga ngo buri kimwe cyose ndakikugomba ese twaganira ibyo nagukorera cyangwa ibyo wakora bari inshingano disubuze story yawe uko nenzwe ninjye mu njyenyine wababaye naho kundi ntabwo nabwo numva inkuru nayiganiriza umuntu bari gutyo nyine ariko wenda birahuriranye ariko siko hari inkuru yawe nanjye ntazi wenda nubwo tubana dukundana ariko hari ibintu byinshi ntazi kuri wowe Baby nenzwe njyenyine wabaye ariko ntabwo ari njyenyine pe ubundi wa mugani bisa birasabirana natwe nyine ubwo Imana yari yaturebye iraduhuza njyewe mvuka nibutse ntabwo nzi papa pe ntabwo muzi mama yari umusinzi baby wumva umusinzi wa wundi wibagirwa n'igitenge yambaye ibazo uwo muntu baby no nkuru kwivuga birangora pe ibaze ko basi yaba yaranywaga gusa ntagire no ukwanywa ni nako n'abana noneho abakurikiza buri kanya abana b'indahekana buri mwaka arabyara n'ubu sinzi ko wabona nta bandi bana afite ntabwo byahura nyine birajyana muragiye mu nzoga gutyo hari umumama akunda abagabo mana yanjye akunda abagabo ni umusinzi abyara buri kanya nyine njyewe muri twese mu bana b'iwacu nta n'umwe wize ngo asoze kuko urumva narigaga uno munsi ejo nkasiba ndi kurera abana nahetse uyu munsi ejo yansibishe ngo meke ejo ndi ngo njye kuvoma nyine mbona ibintu bishambona ntabwo bizakunda pe kandi wenda atari n'umuntu wisubiraho uvuge ngo wenda byaye uno munsi arabimenye ko nyine ari kubona abana babaye benshi basi ahagarare ari buri mwaka rero kugira ngo nzagume muri ibi ngibi nderera mama nta kintu na kimwe ngeraho niko gufata umwanzuro nzi Kigali niho nahure na wa mubosi wa wundi nakubwiraga wa mbere yego aranzana nyine ndaza ndakora ubu ngubu simba natekereza no gusubirayo simba namutekereza kuko mama mana yanjye ukuntu ameze baby namubonye ntabwo wakwishimira ko nyine yakuberanya ko bukwe pe no baby ibyo nta kibazo kirimo ku buryo wabyihanganira nta kibazo sibyo nta kibazo ni umubyeyi wawe wenda nibwo ubuzima yahisemo nawe wenda ntabwo tuzi impamvu imutera ibyo byose ariko hari ushaka kuyiganiriza akaba yabasha kumwumva akishyira mu mwanya we ariko baby uziko mama ari mukuru ntago ari umwana baby niwe sibyo niwe ariko nyine umuntu ashobora kumuganiriza buriya yakubarira impamvu imutera ibyo byose sibyo umuntu akabasha kumwumva ahubwo ikintu dusaba no kwishyira mu mwanya w'abandi kadushyire mu mwanya we twumve ko tutagomba kumucira urubanza kubw'ibyo akora cyangwa yakoze nawe amenye uko bihagaze twumve ko hari igihe dushobora kuzamwumva ahubwo reka mubwire reka udupange tuzajya kumusura sibyo kandi nawe tumwiteho sibyo tujye tumufasha basi nyine abone ko duhari kubwe
kuko ashobora aradukeneye umutima mwiza wawe ukabije urengere niwo dupfa kandi ubu mama amenye ngo mbahanga wajya kubona ukabona indahekana zose araje zirunza hanga wabarera ntago wenda no kubikeka gutyo ariko nyine wabarera ariko ashobora kuba atanabikora ushobora kutazi mama wanjye nta kintu cyiza gikabije kibaho mama wanjye niko ameze amenye ngo ndi Kigali n'uwita yumva ko ndi umukire noneho akakubona yahita yumva tugiye kumurerera noneho yabyara nyuma yajya byarangira ngo nta nubwo yaba ari buri mwaka gusa ngira ngo yajya babyarira buri mezi angahe kandi buri mezi 6 kandi bidakunda no baby reka twe kumutekerereza sibyo erega ni mama wanjye ndamuzi basi reka ibyo kumusura wenda sibyo ntabwo ibyo mbishaka rwose oya ibyo kuzana gusura mama sumuzanye ute kandi tujye kumusura tumusure ubu uragira ngo amenye aho mbona najye kuzana ziranda hekanazi ngo tumurerere sikunyicira mu dugusa ubundi rekana niryamire rwose nawe ntitujye tumarana kabiri okay sorry karyama ndetse nawe nkubwiye ko nameze neza kutagenda se kuko nkureka ubundi ndi kwibara gusa Dorine ndamukunda ariko agiye kunsaza ntashaka ko tuganira nta kintu na kimwe yumva twavugaho kubitwerekeye sinzakora iki ko no guhora mubona iwanjye binshenga umutima sinjye mu mayoga njye mu bakobwa se basi nanjye umwereke ko adahari ubuzima bwakomeza nkora iki You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,